Bimwe mu bihozo byavugirwaga abageni mu gihe cy'ubukwe harimo icyitwa inkindi. Cyaragiraga kiti inkindi yarayaje iwacu umusasiye yanga kuryama ashaka umwana yakunze. Nzagukunda kugeza ku mpera y'isi. Waba urwaye waba twaba mu bukene Imana kandi nizeye ko izabidufashamo. Grace umutoni Rafiki mwakunze mu nkuru yitangaje y'ukuntu yabonye abagize umuryango we nyuma y'imyaka 26 abashakiye ku mbuga nkoranyambaga hakanifashishwa ibizamini bya DNA. Uyu munsi aciye Burundi imvugo ya ntagikwe kuko ari we nkindi dukeza none. Umunsi wanyu umunsi ukomeye, umunsi utazibagirwa na rimwe. Tubifurije urugo rwiza, turabakunda, tuzabashyigikira no mu rugo rwanyu, duhari ku bwanyu rwose. Muri abageni beza, muri abana beza, turabakunda umuryango wose, by'umwihariko nkanjye Marene, nanjye ndabakunda. Imana ikomeze mubakire. Koze cyane Marene mwiza. Yego. Abana banjye bifurije ishya n'ihirwe, uzabyare kobwa na hungu, uzagira urugo rwiza, urugo rugendwa, urugo rwakira abashyitsi, mugira amahoro y'Imana. Murakoze mwana w'umugisha. Uza kuzabyara hungu nka kobwa, nka nyogosenge, uzagira urugo ruhire, yego mubane neza mu mahoro, Imana izabubakire. Murakoze cyane. icyo nababwira muzi uyu munsi icyo mugiye gukora, inshingano mwahawe ni ukuzakira neza mukazikomeza, ntihagire n'imwe ibasoba ngo itakare. Murakoze cyane. Mu bihozo by'ababyeyi n'imitoma ye na Ndungutse Emmanuel biheberanye basezeranye bidasubirwaho imbere y'amategeko. Ngewe Ndungutse Emmanuel maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Umutoni Grace umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Jewe Umutoni Grace maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Ndungutse Emmanuel umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Irangamimerere mu murenge wa Nyarugenge maze kumva amasezerano ya Mutamba Eric na Ingabire Diane, Ndahayo Pierre na Mukakarangwa Pascazi, Ndayambaje Emmanuel na Nyirashimiye ababyeyi Janine, Nzabonimpa Emmanuel na Mutesi Florence, Mugabo Patrick na Mudahogora Yuvine, Niyigena Abdulrai na Uwineza Diane, Bugingo Oziel na Iradukunda Nadine, Ndungutse Emmanuel na Umutoni Grace, Izabayo Jean Paul na Izabayo Vivine, Ndakize Harel na Igitego Diane, bagiri imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, shingiye kandi kubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu
bashyingiranywe uko amategeko abiteganya. Ndagukunda, nzagukunda kugera ku mpera y'isi, nanjye ndagukunda kandi nzahora niyo mukunzi. Iyumvira imitoma nawe wigireho. Grace, mugore mwiza, mugore Imana yamaye uyu munsi, ndagukunda, nzagukunda kugeza ku mpera y'isi. Nagukuye mu bakobwa bose, ngukunze, ndi umugabo wawe, Ndungutse Emmanuel, ukaba umugore wanjye Umutoni Grace. Ndakwifuriza uru rugendo dutangiye, tuzabane dukundanye, tuzabyare hungu na kobwa, tuzishime. Ndagukunda, ndagukunda, ndagukunda. Murakoze cyane. Mugabo mwiza, ndagukunda cyane. Shimira Imana yuko yabashije kuduhuza, tukaba tubashije gukora bino birori. Ni iby'agaciro mu buzima bwacu, kandi twishyize mu maboko y'Imana, nifuza ko byose bizashoboka. Nanjye nzagukunda, waba urwaye, waba twaba mu bukene. Imana kandi nizeye ko izabidufashamo. Ndagukunda cyane. Ababyeyi bakereye ibirori barabifuriza urugo rugendwa rwuje inka n'ibibondo. Legacy TV dukereye gukeza no kubaka umurage harimo n'urukundo. Urukundo ni rwogere rusange n'abatarugira. Tubijeje kubagezaho imbona nkubone imihango yose y'ubukwe nyirizina. Mama Shenge.